Haleluya. Mwiriwe mwaramutse. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Tubona mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Matayo 17 murongo wa 17 kugeza kuri 21 handitswe amagambo avuga ngo Yesu aramusubiza ati yemwe bantu b'iki gihe biyobagiza batizera nzageza he kubana namwe nzabihanganira ngeze ryari nimumunzanire hano. Yesu aramucyaha dayimoni amuvamo umuhungu aherako arakira. Maze abigishwa begera Yesu biherereye bati niki cyatumye twebwe bitunanira kumwirukana? Arabasubiza ati nukwizera kwanyu guke. Ndababwira ukuri yuko mwamufite kwizera kungana n'akabuto ka sinapi mwabwira uyu musozi mutiva hano ujye hirya wahava kandi nta kizabananira. Ariko bene uwo ntavanwamo n'ikindi kiretse gusenga kwiriza ubusa. Ndagira ngo twongere dusome amagambo ari muri Yobu igice cyaho cya nyuma murongo waho wa kabiri. Handitswe amagambo avuga ngo nzi yuko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Hano rero muri ubu butumwa twasomye Matayo 17:17 yababwiye amagambo akaze nabo bari aho ngaho. Rero ngo nzabihanganira ngeze ryari, nzakomeza kubana namwe bantu batizera b'iki gihe biyobagiza. Ubwo abantu uza abantu harimo abwira n'abantu 9 ni mu ntumwa ze 10 ubundi yarafite intumwa 10 na zingahe n'ebyiri. Ariko ahangaha avuga aya magambo mu gice cya 17 bari bavuye ku musozi we nande na Petero na Yakobo na Yohana. Hanyuma abandi batumishi basigara hasi ntibazamuka. Abatarazamutse rero bari 9 barimo uwitwa umwe utarizeraga harya ninde yasigaye aho nabavuga ati yumva nagende nanjye abazimu ndabakubitira hano hasi. Umugabo utizera ariko akagira n'akandi kantu yari yibitseho ntiyarazi inzira ijya mu ijuru. Kandi ukagira ngo yabivuze igihe Yesu yabasezeraga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 14 umurongo wa 5 ngo yaravuze ati ndagiye kandi inzira murayizi igihe tumaranye agira atya. Tuyibwirwa nande? Twayibwirwa na inzira niyi. Ibaza uwo muntu utazi inzira yari kubazima ngakubita abadayimoni avuga ati oya ndabirukana kwera. Utazi iki? Amayenga uziko naratangaye. Mu bari basigaye rero harimo uwo muhungu utarizeraga ariko utazi niki n'inzira. Hakabamo witwa Filipo. Filipo nawe yari yasigaye. Filipo ntabwo yarazi data wa twese. Ntiyarazi Yesu mu yandi magambo. Kubera iki? Yesu arimo babwira muri icyo gice nababwiye cya 14 Filipo yaravuze ati rero Yesu aravuga ati ndagiye kandi rwose nta kibazo ntimuhagarike imitima yanyu mwizere Imana nanjye munyizere mu rugo kwa data hari amazu menshi ngiye kubategurira. Ubwo nuguhera ku murongo wa mbere ugakomeza mu rugo kwa data hari amazu y'abadahari mbibabwiye ariko kuko hari zagaruka mbajyana kandi inzira murayizi. Nubwo uwo muhungu yahise amubaza ati iyo ntayo tuzi kabisa. Hanyuma aravuga ngo nige nzira niki n'ukuri n'ubugingo. Hanyuma arongera Filipo aramubaza ati ariko ubugiye utatweretse data wa twese? Ahita amubwira ko nabanye namwe imisigaro iryo ntabwo muramenya. Ibaza abo bantu bari basigaye ngo birukana bari ku murimo ntugire ngo basigaye muri quartier mbega babidogereza bavuga ati twarahamagawe timuzane mbega abadayimoni tubacome. Maze rero babakojeje isoni. Mu bandi bari basigaye harimo witwa Andereya. Andereya ni mwene se wa Simoni Petero. Turi kujyana. Uyu Andereya yagiraga ubugugu. Mu gihe Yesu yatuburaga imigati Andereya niwe wavuze ngo rero
ngo dufite uri hano ngo ni duke dushobora guhaza aba bantu ngo basezerere ubundi urebe ukuntu tugenza. Uwo nawe yari yasigaye mu bantu bakubitaga imyuka mibi yarimo. Hakabamo undi munyamugi witwa Yuda. Yuda nawe umurabizi n'umugambanyi. Nawe ngo kandi w'umujura nawe yari yasigaye aravuga ati mba tuzayikorera ndakubwiza kuri yari yasigaye. Buriya rero ubu ngubu uwarondora mu mitima y'abantu bari hano mbega mu bintu Imana yakoze yahishe imitima y'abantu. Iramutse twikuruye ukajya usoma gutyo bavuga uti Imana mbega nizo ntumwa ze zari zibitse ibintu. Hari n'izindi ntashaka kuvuga, harimo witwa Natanaeli nawe namubonyeho akandi kantu. Yari umuntu ubanza akakunyuzamo ijisho akabanza kureba aho uvuka. Ni kuko baravuze bati hari umuntu uje tuwo Mose yanditse n'abahanuzi bakagira gute bakamwandika, twamubonye ni Yesu Kristo w'i Nazareti. Atereka nahinze ngo ni no wahandi w'i Nazareti hari ikiza cyaturuka Nazareti. Uwo ni Natanaeli. Abo nabo babicaye aha ku buryo umuha ubuhamya akavuga ati nditahiye rwose nahinze ko ari imfura none tasike baba bahari nabo kugira ngo ntibaba bahari. Uwo rero nawe yari yasigaye yizamukanira n'abahungu batatu. Yagiraga inshuti eshatu, ariko muri izo eshatu akagiramo imwe yitwa Yohana mwene Zebedayo, ngo yamubaga mu gituza. Muvuge ngo amen. Abakunda Yesu muvuge ngo amen. Uya abantu bakunda Yesu muvuge ngo amen. Mu nshuti eshatu zazindi, ariko izo eshatu nazo zari ze za karibu sana. Biravuga ngo ni inkingi zari zizwi no mwitoro kari inkingi, ariko muri izo eshatu akagiramo imwe inshuti ya Yesu. Inshuti ya Yesu yitwa Yohana. Imana ishimwe. Ubundi uba muri eshatu. Ubundi Yesu yagiraga ibikundi bya 500 nabyo yarabigiraga by'ibihumbi 5, iteraniro rya 5, akagira 500. Muri 500 akagira 72, muri 72 akagiramo 12, muri 12 hakabamo Yuda. Nasomye agatabo karambwira ngo muri 12 ngo haba harimo Yuda. Hari abantu bashaka ko itorero rifite miliyoni 2 cyangwa 3 mbega ngo byera gusa, urabeshya. Muri 12 habamo Yuda. Ubwo muri 70 ingahe urumva harimo bangahe? Kandi bigeze babimenya bigishwa be baravuga ati turabirandura we atugenda randura nturenganzira turandure. Avuga ati reka umugabo ukuntu yabyubatse nayo rwose simbizi, ariko ngo azabirandurira umunsi umwe. Ako buri umuntu ubika kabika, nubana n'umuntu ukajya umuhemukira kabika ukamuhemukira ati nta kibazo rwose, ati harya witwa ndakandika. Uwo muntu nushaka uzimuke ko ntabwo yoroshye, ahubwo ushaka uburyo mutazaba aduyi mutazangana. Kuko uyu mugabo turi imbere ni umugabo ushobora kubona yacecetse. Hano harimo abasambanyi, ariko avuga ati ndabazi yewe kabera kwanditse izina rifite bati wenda kuzi no gutendereza. Uwo mugabo nushaka wiyunge nawe hakiri kare, kuko muri Zaburi ya 50 murongo wa 16 bivuga ngo ariko umunyabyaha Imana iramubaza iti wiruhiriza iki ubwo uri inyanga guhanwa uyirenza amagambo yanjye. Kubonye umujura ufatanya nawe, ufatanya n'abasambanyi, uvuga ibi ngo uriganya mwene so ukariganya mwene nyoko, ngo ibyo urabikora nka kwiyoroka kugira ngo mpangwe nawe. Urumva itarabyanditse? Hanyuma rero aba muri bariya 12 akagiramo 3 nabibabwiye, ariko muri 3 akagiramo umwe. Ubundi wowe wumva wajya he? Uzajye muri abanga muri uyu nguyu, kandi umwe uza ahantu aba kugituza ku mutima. Muvuge ngo amen. Muvuge ngo amen. Yehubwira ijambo ryiza, nta wundi muntu Imana yaremye ku isi uretse wowe. Uya nta wundi jyubaho, kandi ibyo bimpa imbaraga. Yewe we nta wundi jewe, ba Claude ni benshi, ariko jewe niki nta nundi uzabaho, n'umuhungu wanjye ntazabajye.
nta wundi Pastor Claude muzabona ni jewe. Ese hari undi giye ubaho? Wowe ubona hari undi giye ubaho? Hari undi wowe ubaho? None sugira ngo Imana yaricaye irapanga irakurema igumirema gutya iguha ibyo ukomeze igushyiraho iguha iyo myaka none sugira ngo yarayobye? Ahubwo ibintu ikugambiriyeho nawe ujye ugenda uvuga utariko Mana sinzi icyo nzaba cyariko Mana cyo nzi icyo ariko ibanga ube hehe mu gatuza ube umwe inshuti ya Yesu. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Naho ubundi ubungubu ejo bundi muzabona tukinagera mu ijuru. Ijuru kabisa tubwitira ni iryacu. Ijuru ari iryacu. Tuganira n'Imana mu rurimi twumvikanamo kandi ngo dusa nayo. Kuntu izabisa ngo niko tuzaba dusa. Ku buryo izajya ivuga ngo nuko mugaragu wanjye. Twebwe turi abantu b'igiciro turuta n'abamarayika. Abakunda Yesu muvuge ngo amen. Hanyuma rero yizamukiye umusozi bano bahungu bagira gute barasigara. Bamaze gusigara basigara birukana abadayimoni. Abadayimoni nabo bakareba ubundi baratwirukana bavuye. Ubundi hari abadayimoni badapfa kugenda. Kandi ukombabwira n'ukuri. Hari umudayimoni ushobora kuvuga uti akiruka. Hari umudayimoni ushobora uti akiruka. Ibi mbabwira n'ukuri ntago mbeshya. Hari abadayimoni bagira ubwoba bwinshi ushobora kubirukana utanasenze bakiruka. Baho urugero mu byakozwe n'intumwa bene Sekewa bari inzererezi ariko ngo zirukanaga abadayimoni mu izina ry'uwa Paulo avuga ngo abadayimoni bakiruka. Cyokora ngo birutse bakajya biruka ariko hasigara igikomanda cyabo kiravuga ati kiti ntago nshobora kwiruka ntavuze. Timwe muraturuka he? Babura ibyo bavuga ati cyara babajije ngo Paulo turamuzi na Yesu turamumenya ubundi mwe muri guturuka he? Abahungu babura icyo basubiza ngo bahita bibasimbukirana twa tundi tw'utunyantege nke duhita tugaruka turabafata ngo baca mu mujyi bambaye ubusa. Abadayimoni rero ntago bose banganye iki imbaraga. Indi nkuru nziza ngo hari ibidayimoni by'ibikome Imana yaboshye ngo yayiboheye mu minyururu y'umwijima kuko biramutse bije oya ntabwo amasengesho yawe yabishobora. Ariko Imana yavuze iti nkurikije intege nke z'abari abahungu banjye ndabiboha. Muyigire gutya muvuge ngo amen. Haleluya haleluya. Ngari ku munsi umwe bizabohorwa ubwitorero rizaba rigize gute rizamutse ngo bazabibohora. Niyo mpamvu hazabaho ubugome butigeze. Ariko hakaba n'ibindi bikomeye biboneka mu Befeso ibice 6 uhereye ku murongo w'10 aravuga ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi mutware intwaro zose z'Imana ngo kuko tudakirana n'abafite inyama n'amaraso ahubwo dukirana n'imyuka mibi n'abatware n'abafite ubushobozi ngo n'imyuka mibi ikorera mu kirere. Aho rero Yesu amanutse yasanze bakozwe n'isoni. Hanyuma uyu mubyeyi nawe uyu mugabo yari umugabo uzi gukoza abantu isoni. Yaravuze ati ntimunaniwe kumwirukana ndabareka shobuja naza ndahita mbareka. Yesu amanutse ngasanga ikibazo urubanza nabo bananiwe kugira gute kurukemura. Ahita avuga ati nazanye umwana wanjye muhabe bakozi bawe ngo birukane umudayimoni bamukize kandi byabananiye. Nibwo yahise rero avuga murongo wa 14 ngo bagera ahantu umuntu araza aramwegera aramupfukamira aramubwira ati data mwami babarira umuhungu wanjye kuko ararwaye igicuri kiramubabaza cyane kuko kenshi kimutura mu muriro no mu mazi namuzaniye abigishwa bawe ntibabasha kumukiza. Ngo barongo bavuga ngo barakore se biki ngo bajye babeshya birirwa bacyatsa aho ngaho uri ko yavugaga buriya. Noneho nibwo yahise babwira amagambo ahita babwira amagambo rero nakunze cyane. Yaramwirukanye ariko ahita babwira amagambo abajomba bahita bavuga batari ko rero bakora akanama turaza kwihererana nawe tumubaze impamvu byatunaniye.
bafashe inama nziza. Jya ufata akanya wiherere maze usenge, suka amaganya y'umutima imbere y'Imana yawe, yibwire byose ku murongo bikugora. Imana iragukunda ntabwo yagukana. Ngo bariherera baramubaza bati mwami kuki byatunaniye? Gira ngo nicyo cyatunatuzanye. Nta bantu byananiye se? Hari igihe bikunanira, jya ufata akanya ubibwire Yesu. Haleluya, haleluya. Hanyuma rero arababwira ati icya mbere ntabwo mwagiraga ntimufite kwizera, nabibonye. Kabiri, ntabwo musenga mwirije ubusa. Hanyuma rero aho niho nakuye ijambo ngira ngo dusengeremo rivuga ngo ibanga ryo kugira gute, ryo kutananirwa. Kugira ngo umuntu ye kunanirwa bisaba iki muri iyi nzira ijya mu ijuru? Cyane cyane ko hari abananiwe benshi. Hari abatangiye urugendo banakizwa mbere yawe barananiwe. Hari abatangiye bagera no muri korari. Umuntu ashobora gutangira akananirwa muri mu banyagice. Ngewe nigisha abigira umubatizo. Batangira ari benshi, biyandikisha ari benshi. N'umunsi wo kubatiza kenshi dutanga umubare w'abantu benshi. Ariko nyuma y'icyumweru kimwe tubatije, tugiye tubatiza umuntu mu Biryogo, akiva mu mazi yanyweye inzoga nyinshi. Oya, yarazinyweye arazinywa. Noneho umuyobozi w'umudugudu wa leta araza aravuga ngo nkurikije ubusinzi bwawe, hambira uve muri uyu mudugudu wacu, hambira. Bahise bamuhambiriza. Urumva aguye amaze kugira gute? Ananiriwe mu munsi w'iki? Umubatizo. Hari n'abananirwa mu buririmbyi, hari abananirwa mu budiyakoni, hari abananirirwa mu buvuga butumwa nk'abadema n'abandi. Noneho rero kugira ngo we kunanirwa bigusaba iki? Ariko rero twumvikane, mu bintu Imana yaduhamagariye kunanirwa ntibirimo. Haleluya, 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 haleluya. Wagaciye icyo se wacyanditse mu bintu Imana, mbega Imana ni umugaba mukuru w'ingabo. Mu ngabo za nuko mu basirikare igira ari bo bitwa abakristo. Muri mbye yaravuze ngo turi abasirikare benshi twogejwe hehe? Mu maraso yande ya Yesu. Undi aravuga ngo jewe ndi umukristo, ndi umutabazi mu ntambara, ndasana n'iki? N'ibyaha. Ariko aravuga ngo mfite iki? Ni umwami, nituba hamwe nzahora nesha. Ntabwo mu bintu Imana itateganije. Niba mwarasomye intwaro z'umwuka ziri mu Befeso, nta ntwaro iba hano. Hano haba agakiza, hano hakaba kwizera nk'ingabo, hakaba gukiranuka nk'umwambaro twambara, inkweto, hakaba ijambo ry'Imana ariyo nkota, hakaba kuba maso, hakaba umukandara ari ukuri. Ariko hano inyuma mugongo ntayibayo, ko Imana ntiyateganyije ko abana bayo bazarwana bareba gutya basubiyeyo. Ni usubirayo ni kufa. Gusubirayo ni ukugira gute? Gusubira mu nzoga, gusubira mu businzi, gusubira kwa Satani ni ugupfa. Ubwo rero tugomba gukomeza. Umwanditsi w'Abaheburayo yaravuze mu gice cya murongo waho wa 37 haranditswe ngo haracyasigaye igihe kigufi cyane kandi uzaza azatinda, ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Nyamara nasubira inyuma umutima wanjye ntuza mwishimira. Ariko umurongo nkunda cyane uravuga ngo ariko twebweho nidufite gusubira inyuma mu bintu tudafite gusubira inyuma. Aravuga ngo ahubwo dufite kwizera kugira ngo dukize ubugingo bwacu. Ibanga ryo kutananirwa rero ni irihe? Icya mbere, usomye ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko igice cya gatatu umurongo wa 13 haravuga ngo Yesu yazamutse umusozi ahita ahamagara abashaka ngo baraza, abatoranyamo 12 bo kubana nawe ngo kugira ngo ajye abatuma kwirukana abadayimoni. Ibanga ni ukumenya icyo Imana yaguhamagariye. Uvuge ngo amen.
ubundi wahamagariwe iki? Hari abantu baba bafite itiku ukagira ngo niryo bahamagariwe. Hari abantu bagira itiku ukavuga se nibyo yahamagariwe, ku buryo arihimbamo n'indirimbo. Murabeshya nzababanaho, nzababanaho, murankanurira ariko nzababanaho. Uyu nibyo yahamagariwe, itiku. Imana yavuze ko nziga abantu, none narabamenye, barakanura ukagira ngo bagire umutima mwiza, nzababanaho. Kaizo ndirimbo zirakundwa cyane, barazikunda bakanavugiriza kuma ni nziza cyane, barazikunze. Se nibyo yahamagariwe, itiku koko, kandi bazitega amatwi. Ubundi giye umuntu hagaze imbere yanjye yabwiriza mita numva nkatega amatwi ngakurikira ngo tiku rigire no gushima. Hari umuntu uvuga ati bene data, cyane cyane iyo abantu bakoze ubukwe baravuga ati bene data, mu gihe twari mu mushinga w'ubukwe bwacu Imana yatubwiye ko igiye kutwigisha umuntu. Ubwo agiye kubabwira abataramutwerereye n'abandi bose n'abataratashye ubukwe bwe bose, Imana yavuze ko tuziga abantu. Tusheri twarababonye. Ubundi ibyo nibiza hano ku ruhimbi hano. Aha haza ibintu byera. Hano haza ibintu bitagatifu, wizana itiku ahangaha. Hano uvuga Imana uburyo wabonye Imana. Kuramo abantu hano. Wizana abantu hano. Hano haza Imana gusa. Haza ubwiza bw'Imana. Haleluya, haleluya. Hanyuma rero ngana ku musozo ugomba kumenya iki Imana yaguhamagariye. Muvuge ngo amen, haleluya. Nimusoma mu bacamanza ngo ibiti byigeze bishaka umwami, ngo bikajya bihamagara biti we mwerayo ngwino tuyobore. Mwerayo kavuga reka jewe ngira amavuta, sinshobora kurekesha amavuta yanjye aryohera abantu akaryohera n'Imana. Ngo nyenza mpungabane nzakomeza nigirira amavuta. Ngo bigenda bishaka muzabibu ngo bitega amatwi bati jewe nkurikiza akajingira. Iryo tiku sinarijyamo. Ngurikije ukuntu ji yanjye ihembura abantu, sinshobora kujya mu matiku. Nzajya mbega ntanga ji. Muvuge ngo amen, haleluya. Ngo biragenda bishaka umufatango, uti ndabahanda byo ndabamara rwose. Ti ndabamara, urumva? Ngo ariko barawutwitse. Ubundi mu bintu bigusha abantu ni ukuvanga. Ubundi nima Imana yaraguhamagaye, ubundi Imana yaraduhamagaye ishimwe cyane, haleluya. Iyo nshatse kuvuga ndashaka kuvuga abakristo iyo dukijijwe. Biravuga ngo turi ubwoko bwagize gute, bwatoranijwe ishyanga ryera, abatambyi b'ubwami, abantu Imana yaronse kadukura mu mwijima ikatujyana mu mucyo wayo w'iki witangaza. Twasomye ngo Yesu arabarobanura, ngo abarobanurira kugira ngo babane. Abantu yarobanuriye kubana nawe, muvuge ngo amen. Mu bintu Imana ikunda kuruta ibindi kubwirizira bikunda. Niba hari ibintu mwijuba bakunda, niba hari ministeri batera inkunga cyane, niyivuga butumwa, ni nayo bakunda cyane, ni nayo bafinansa cyane, kubwiriza ubutumwa bwiza, kuvuga Yesu. Ariko kuvuga Yesu ni byiza, ariko si byo Imana ibanza. Imana ishaka kubanza kubana na Yesu kugira ngo uvuge ibyo yakubwiye. Ushobora kuvuga, ariko iyo uje imbere ya Yesu, kuko yatubwiye ngo abahamagarira kugira ngo babane, ngo abahe ubushobozi. Uvuge ngo amen. Hari umuntu nkunda muri Bibiliya, ariko hari ni benshi, ariko umugabo witwa Yosuwa mwene Nuni, ngo yabaga mu ihema. Yabaga hehe? Ngo akaba mu ihema. Ngo na Mose yari yasohokaga akajya mu bintu, ariko ngo mbega mu murimo kuntu mu guca imanza, ariko ngo umuhungu witwa Yosuwa ngakigumira mu ihema. Maze umunsi Imana yamutamuruye, yaramubwiye ngo umugaragu wanjye Mose yarapfuye, none haguruka wambukane buno bwoko. Imana iramubwira ngo uko nabanaga na Mose niko nzabana nawe, kandi aho uzakandagiza ikirenge hose ndahaguhaye. Uyu mugabo yari afite amasezerano, ahakandagiye hose akahafata. Dufite amasezerano yo gufata mu izina rya Yesu. Twebwe ntabwo dutinya abadayimoni aho dukandagiye hose. Mvuge ngo amen, haleluya, haleluya. Umukristo ashaka agiye mu burayi, ashaka agiye mu arahafata mu izina rya Yesu, kubera ko dufite amasezerano na hano hose, no ku ruhanga, no mu maso, no mu magambo tuvuga hose.
ibwira Yosuwa ngo ahantu kandi ramwe ngo nta muntu uzaguhagarara uretse n'umuntu na Yeriko n'ibisozi uzajya ubireba gusa bigwe. Ibanga ryo kutananirwa no kubana na Yesu. Uvuge ngo amen. Iyo ubana na Yesu agukorera ibintu byinshi, ariko icyambere arakweza. Ntushobora kubana na Yesu ngo rwose ngo unanirwe kwezwa. Yohana 15:3 aravuga ngo mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye, mugume muri jye nanjye ngume muri mwe. Iyo ubana na Yesu akwezesha ijambo rye, akwezesha umwuka wera, akwezesha amaraso ye, kandi uko nukuri ntushobora kubana na Yesu ngo ube mubi. Impamvu uba mubi uba kure ya Yesu. Ibintu byishe Yuda, iyo babaga bari mu bihe byiza mu mwuka mwinshi, we yahitaga avuga ati ariko ubu ni turangiza igiterane turaryikiwe, akavuga ati ariko ihene zirahenze Imana yanjye, amafi yo yazamutse, abandi bari mu mwuka taramukijije. Yuda ati ariko se butararya koko. Noneho agendera muri tuzarya iki arinda yimanika. Ugira igihe cyo kubana na Yesu. Uvuge ngo amen. Uvuge ngo amen. Haleluya, haleluya. Tugiye gusenga. Twe gutsindwa ko nta masezerano yo gutsindwa tugize gute dufite. Naribajije ndibaza kubera iki? Kubera iki? Bibiri ivuga ngo mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya. Ndibaza ibidayimoni bizaba byarabaye byinshi. Bizaba byarabyaye. Nigeze numva abanyamasengesho babeshya. Barimo birukana umudayimoni mu muntu. Bahita bavuga ngo harimo ibidayimoni ngo n'utwana twa ngo byabyariyemo. Ibi mbabwira n'ukuri. Ngo ibidayimoni ngo byabyariye mu muntu ra. Ntibibyara. Kuva byacibwa umubare baciwe bafite. N'uyu munsi niwo bagumanye. Ikindi ntibiyongera ibiro. Yenda ngo babyuke barya kawunga ngo kugira ngo bazaturwanye badutsinde. Ahubwo ahantu bipfira nitwe. Mu minsi y'imperuka hazaba ibihe bigize gute? Umuntu azajya ahangayika akate amanuke hepfo iyo ngiyo azamuke ajye Dubai ataragera mbega ibintu atarabigeze ino ahita kata mu Bushinwa, atarava mu Bushinwa ahita kata mu Buyapani, abamanutse mu nama izabera muri Oslo. Noneho naza atangire kujya asenga ati mwana Yesu turakurinda. Ubwo nuvuga ngo uraturinda kubera nta mwanya agize gute afite. Urumva rero umudayimoni kugutsinda ntabwo byamugora kuko asanga wapfuye wacotse umeze nabi. Ati ukuri ugasanga ibibazo. Tugiye gusenga. Ibintu binaniza abantu rero nibiki? Ibyaha binaniza abantu. Ibyaha nukora ibyaha ntuzatera umuta. Muri iyi nzira y'Imana dukomezwa no gukiranuka. Byanditse muri Yesaya 54:14 haravuga ngo uzakomezwa no gukiranuka, gahato kazakuba kure, uzaba kure y'ibiteye ubwoba ntibizakwegera. Ahari bazaterana ariko sijye uzaba bateranije, kandi ururimi ruzaguhagurukira kukurwanya uzarutsinda. Uwo ni umurage w'abagaragu banjye. Muvuge ngo amen. Haleluya. Iyo uri umunyabyaha unamuka vuba uragwa. Iyo mtaka yote kwa pupa hukosa yote, niko mu Giswahili bavuga. Iyo ushaka n'ibintu mbega ushaka tuntu twose ngo ni mtafuta tuwili babyita ngo iki? Upenda tuwili kamoja kanamponyoka. Nupenda tubiri rero kamwe karagucika, kandi igitangaje ushobora gucikwa n'agafite igiciro. Tugiye gusenga. Ibyaha birananizewe. Ibyaha kandi muri iyi minsi hari ibyaha byinshi kandi igitangaje bikomeye. Ubundi y'abakristo bagize intege nke, Satani bashakira bye bindi binini kugira ngo nawe utazabona uburyo umucika, akaruguturamo ku buryo no kwatura ubura uko bate ndabyaturira pastor yaranca yaranca. Ugahita muri iyi minsi abantu bari kugurizanya ibyaha. Akabati wewe bana ngwino duhurira ahantu nkubwire. Akamubwira ati ibintu nakoze narahamutsinze. Ndati reko nanjye ejo bundi narahamutsinze. Ati cyo kuri Imana itubabarire. Nukugurizanya iki? Ibyaha.
atura ubundi kwatura uratura ibyo kuvuga ngo ingaruka ibyo ntubikureba. Jya kwa pasiteri umwaturire, abapasiteri bagira ibanga, umwaturire agusengere, ariko we kugira urwo rubanza. Muri iyi minsi abantu bafite ibyaha byinshi cyane cyane ibyaha bigenda binaniza abantu bibamereye nabi, ikintu cyitwa ubusambanyi. Kandi nuko ari cyo cyaha Imana yanga urunuka. Noneho shitani nayo itakiguteyemo mu gihe wagize intege nkeya, mu gihe utabaye maso. Ubundi ikigukubisemo, ubundi ibindi byaha bishobora kumena amavuta dukeya, yenda utundi twahenda wabeshye ukuntu, nacyo ni icyaha, yenda wagize intege nkeya ukuntu. Ariko ubusambanyi bwo, niba utuvuta twarimo, niba turi nko mu jerekani, cyo kigira gutya, yose kiramena. Dawidi yarakoze icyo cyaha, yakoze icyo cyaha, abwira Imana ngo ntunkuremo umwuka wawe. Aravuga ngo tabara hakiri kare, umwuka wawe ntugire gute, ntunkuremo. Ubundi icyo cyaha gituma Imana igenda yimuka. Imana ikavuga iti oya, kandi koko ntabwo Imana ibangikana na shitani. Ushobora kwinjira shitani umusore cyangwa w'inkumi ngo Imana igumaho, akareka sabase. Imana ni insirimu, Imana ni nziza, ikunda ibintu biri smart. Iravuga iti niba ari ibyo mukomezanye rwose, kigendera ikajya ahandi. Kandi iyo ugataye indayi ishobora kugafata hariya mu biryogo, wowe ukaba igipampara warananiwe. Ariko ibanga niba byaranakubayeho, isi tugezemo ni isi iri kutubaza ibibazo bikomeye udashobora gusubiza niba utagira kwizera. Hari ibintu, ubundi ibintu bitwara kwizera ni ibintu bigaragaza, ni ibintu byumvikana, ureba ukabona nibyo. Yayiro yapfushije umwana, ajya kubwira Yesu, yari atarapfa, umwana yararwaye. Noneho ageze mu nzira ahura na Yesu. Yesu aramubwira ati witinya, izere, umwana wendaje mukize. Akomeza akora imirimo. Noneho abari bategereje aho ngaho, bari barwaje umwana, babona umwana aranogonotse, arapfuye. Bahita baza birukanka babwira Yesu bati, babwira Yayiro bati ntiwirirwe umurushya, byarangiye. Urumva bari bavuye hehe? Bari bafite ibimenyetso bigaragara ko umuntu yagize gute, yapfuye. Yesu yaravuze ngo witinya, izere gusa, nubwo bifatika, nubwo nawe babihagazeho kuko byapfuye, ariko Yesu ni umugabo ubizura. Haleluya, haleluya, haleluya. Izere. Kwizera ngo nukumenya udashidikanya ibyo wiringira ko bitazabura kubaho, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba kari iki, kari ukuri. Kwizera rero, iyo abakristo bagutakaje, baba bataye ikintu kigize gute, gikomeye, barananirwa. Ikindi cya gatatu, kudasenga, kutagira gute. Icya kane, kudasoma ijambo ry'Imana. Niba nta jambo ugira, uzananirwa we. Hari umuntu umwe twajyaga dusengana, yakundaga gusenga amasengesho y'iminsi 7, ariko atagira Bibiliya, adasoma Bibiliya. Ikintu yari umudamu, ikintu yakoze nyuma y'iyo masengesho y'iminsi 7, yaragiye yanga umugabo. Aravuga ati nkubwire, wowe nturi umugabo, ngiye gushaka umugabo. Yasengaga adasoma Bibiliya. Abantu badasoma Bibiliya bazi ko gutana n'umugabo ngo utana nawe ngo ukajya gushaka undi. Kabati nkubwire, ati nanjye barankunda, ati ndacyari mwiza, ati nagiye bankunda, ati barahari banampamagara. Baraguhamagara se ngo hari wigeze ngo abona ngo akabona ari agasaza, ati agasaza, ati mu izina rya Yesu abazimu bashye. Bashye ako gasaza nakawe, ushaka kuka amenyo nakawe. Ntabyo kuvuga ngo bashye ujye gushaka udusore. Iyo badasoma Bibiliya bagira ngo Imana yarabohoye, akareka n'uwawe. Hari n'abandi bahanura ati kazapfa, mbega Imana izaguha undi, kariya kazapfa, akaba afite ko kazapfa. Aho urasenga Imana, soza amasezerano Mana, soza amasezerano Mana. Dufite abapagani bakaze koko. Nguriya mugore ngo ntimuberanye, ngo azapfa, ngo azapfa. Apfa koko yarakubyariye? Abantu n'abagome. Mureke dusenga Imana. Tugiye gusengera ibyifuzo nka 3. Icya mbere, tugiye kwisengera. 2, dusengera abandi. 3, dusengera ibyifuzo. Ariko icya mbere tugiye gusaba Imana, ni ukutananirwa. Bavuge ngo amen. Kandi ikindi, mutegura urugamba rw'igihe kirekire.
urugamba rushobora kuzatinda. Mwari mubizi? Nyamara ushobora kuzatinda mu busore. Neza neza ukajya ubona wabaye umukobwa ufite n'imvi ku ngoyi. Ukajya uzicuti bazimubashye mu izina rya Yesu. Oya, tegura urugamba rw'igihe nta wamenye igihe Yesu azazira. Ubwo rero biragusaba ko witegura ukajya ubwira shitani uti naho yanyiza naho itanyiza nta mpamvu. Muvuge ngo amen. Haleluya. Niko bimeze. Ushobora kuzaba umusaza ufite uruhara rugeze hanga ariko utarasubizwa. Ariko niza azaza ntazatinda, zaza ntazati bisezeranye nkuko yabisezeranye natwe azazana. Niba hari intege nke mwagendeyemo, niba hari utwaha mwagendeyemo, amaraso ya Yesu Kristo nicyo abereyeho nukubeza. Mana Data wa twese uri mu ijuru, dusabiye imbabazi aba bantu bapfukamye imbere ya Yesu. Bashoboka kuba bari muri babandi babwiwe ngo ni abantu b'iki gihe biyobagiza, ariko turabasengeye ngo bababarire ibyaha byose bapfukamye nawe bapfukamishije ari ukubera ijambo ryawe. Turabasabiye imbabazi mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ubabarire, ubeze, amaraso Yesu abeze. Twirukanye imbaraga zibananiza, twirukanye imbaraga za Satani zababoshye, turazicagaguye mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Mana yacu bafashe, bagire neza, biteho kandi uhereye none ubashoboze kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen.